Shamgar TV. Shalom, Imana ibaha umugisha. Twongeye kubaha ikaze kuri Shamgar TV. Mwe mwese mukomeje kudukurikirana ahantu hatandukanye ku isi. Twongeye kubaha karibu uyu munsi. Twagarutse muri Shamgar Show aho dusigaye dukora ikiganiro turi kumwe n'abatumirwa batandukanye tukavuga theme cyangwa se ibintu bitandukanye byerekeye ijambo ry'Imana. Nk'uko mwabidusabye muri benshi, muravuga ngo tubahe part 2. Ndasuhuza mu buryo bw'umwihariko mwene data Musa Mwarabu kuva muri Australie, n'abandi benshi bagiye badusaba ko dukora parti ya kabiri cyangwa se igice cya kabiri cy'ikiganiro twari twakoze ubushize tuvuga ukuntu dukwiye kwitwara mbere y'abantu tutizera kimwe. Uyu munsi twagarutse hamwe namwe of course kugira ngo dukomeze tuganire. Twahamagaye abandi batumirwa kugira ngo bakomeze batwungure ibitekerezo, batubwire ukuntu dukwiye kwitwara. Murakoze, turabararikira gukomeza gukanda subscribe ndetse munasharinga ikiganiro kugira ngo kigere kuri benshi. Uyu munsi sindi njyenyine, ndi kumwe n'abatumirwa beza cyane kandi ndabahamiriza turagira ikiganiro cyiza. Tudatinze ndagira ngo mbereke abatumirwa bacu bonyine baraza kuba barimo kwivuga. Turahera ahangaha hamwe n'uyu mupapa. Imana ibahe umugisha. Amen. Turagira ngo wibwire abadukurikira kugira ngo bamenye uwo turimo turaganira nawe. Jewe nitwa Frère Murenzi Faustin. Okay. Shalom papa. Shalom. Murakoze, nanjye ni mwene so Joel Nzaramba. Murakoze. Okay. Murakoze, nanjye nitwa Sœur Karine Umulisa. Nishimiye kubana nawe. Okay, murakoze kuba mwemeye utumire bwacu kandi nkaba nizeye ko turi buze kugirana ibihe byiza ubwo turaba turimo turaganira. Ubushize twari kumwe na bene data turimo turavuga kuri iyi theme, tuvuga se ni gute dukwiye kwitwara ku bantu tutizera kimwe. Ikibazo cya mbere nababajije ndetse ngiye kongera kubabaza mbibutsa ko Papa Faustin ari n'umukozi w'Imana. Biba byiza iyo urimo uraganira n'abantu uzi ko bafite experience mu ijambo, Frère Joel na Sœur Karine, nkaba nashidikanya ko turi buze kugirana ikiganiro cyiza. Ndera kuri Papa Faustin, se abantu tutizera kimwe ni gute dukwiye kubita? Inyito ikwiriye abo bantu ni iyihe? Abantu tutizera kimwe, abantu tutizera kimwe ntabwo twabita abapagani. Abantu tutizera kimwe tubita abakristo nabo, kuko umuntu wese uvuga izina rya Kristo akizera Kristo, aho yaba asengera hose, uwo yaba ari we wose, tumwita umukristo. Urakoze Frère Joel. Abantu tutizera kimwe dukwiye niyihe nyito ibakwiriye? Nanjye ntabwo mbusana n'ibyo Papa Faustin amaze kuvuga. Nanjye nizera ko uwo tutareba kimwe ibintu, ibyo ni ibintu biri normal, ni ibya kamere, kuko wenda turaza kubivuga mu kiganiro, tuza gukoresha umuhanuzi kuko niwe twizera. N'abaza kudukurikira wenda baza kureba mu mavideo yabanje, abatazi uwo muhanuzi turi buze kwireferaho bakamumenya. Ariko yatubwiye ko abantu yari babiri, abari personalite ebyiri, abari opinion ebyiri, kutareba ibintu kimwe ni ibintu biri normal. Ndabimwubahira rero nawe akabinyubahira. Abari mwene data bari mushiki wanjye muri Kristo iyo yizera Yesu nk'umwami n'umukiza we. Murakoze. Urakoze Sœur Karine. Murakoze. Nanjye ku byo bagenzi banjye bavuze ntabwo najya kure yabyo, ko najya byumva kimwe nabo. Abo twizera, abo tutizera kimwe wenda ngo babe bizera umuhanuzi Branham, ariko hari abakristo bemera Yesu, mbita abakristo. Abo wenda batari abakristo nkabita niba ari abamizirma, ubwo n'abamizirma, nibyo baba bizera. Niba ari wenda bizera izindi mana nanone, nabo bafata gutyo, kubera ko buri wese ku isi akenshi twinfluensa n'aho twavukiye. Urabona wenda nk'abantu ba muri mu Buhinde hari n'abatazi wenda Jésus, nanone ntabwo wabibahora. Natwe twakuze twumva Jésus, bamwe bahitamo bitewe n'amahitamo yabo, ariko hari n'aba influencwa n'aho bavukiye, aho
mbita uko niba uri umumizima niba uri umukristo usanzwe niryo zina nkwita. Okay. None se nk'ukuntu mwese muvuze ngo n'abakristo umwita bitewe n'ibyo yizera, ese ni bibi kumwita ngo ni umupagani umuntu? Okay, ntabwo muraganira ariko wenda iyo arimo aravuga ukabona ko apinga message atemeranywa nawe, ese iyo mwise ngo ni umupagani mba nkoze nabi Papa Faustin? Kenshi hari imvugo ushobora kubwira umuntu, imvugo cyangwa kumwita ikintu runaka ukamukomeretsa. Ibyiza nk'uko nabivuze ngitangira, umuntu wese uvuga ko yizera Kristo aho yaba asengera hose, uwo yaba ari we wese ni umukristo. Ni ryari umuntu aba umupagani? Umuntu aba umupagani kenshi bakunze kuba abapagani mu bikorwa. Okay. Apana mu myizerere? Mu myizerere kenshi iyo umuntu ashobora kugira ngo ni umupagani, ukabona bibona wenda ko ari umupagani byo kubera ibikorwa, umusinzi cyangwa sinzi niba urahura n'umusinzi, umuntu wanyoye inzoga arakubwira ati jye nahaze, ntabwo wakwemerera ko yasinze. Yego. Uramutse umusinzi ubwo uba ushaka ko murwana bukira bugacya. Yego. Rero n'umuntu nawe iyo umubona wenda atitwara neza umwita mwene so w'umukristo. Kuhita umubwira ko ari umupagani bishobora kuzana impaka, bigatuma ari nta n'icyo waba ukimufashije. Ni ukuvuga ngo nimba umuntu tutizera kimwe, ni ryari namwita ngo ni umupagani? Cyangwa se ntabwo mbyemerewe, ngomba kumwubahira icyo yizeye? Nta na rimwe wemerewe kumwita umupagani, ahubwo wowe wabibona ko ari umupagani ariko ntiwabimwita. Okay. Kuko bimwise byazana impaka. Byazana impaka. Wako ni ikintu kibi kwita umuntu ngo ni umupagani? Bantu ni izina ribi, ntabwo abantu barikunda. Frère Joel, ni ryari kuri wowe umuntu aba umupagani? Cyangwa se ni ryari wakwita umuntu ngo ni umupagani? Nanjye ndakomereza muri direction imwe cyangwa se mu murongo umwe nk'uwa Frère Faustin, kuko ibyo ari havuga ni ku ijambo ribidusaba. Ni ukuvuga ngo Yesu yatubwiye ko imbuto dukora cyangwa se ibikorwa dukora ari byo bigaragaza koko ikiri imbere yacu, ariko rikanadusaba ko tugomba kuba umunyu w'isi cyangwa se n'umucyo w'isi. Ntabwo rero njyewe wizeye, njyewe ubona ko mpagaze, niba koko Yesu yaransabye kugira iyo nyota cyangwa se gutera inyota abandi wenda bataragira ku kigero icyo ngezeho, ntabwo rero nagenda kumwita ya mazina n'ubundi amusubiza inyuma, ahubwo ngomba kumukikiza urwo rukundo, nubwo naba mbona ko imbuto ze zihabanye n'ijambo, ariko nkamuha igihe, kubera ko twese ni urugendo. Numva nta gihe rero cyo kumwita umupagani, ahubwo ni ukumutera imbaraga, nkamwita umukristo, nkamubwira ko bishoboka. Uko yaba akosa kose, ibyo yakora byose, nta hantu na hato cyangwa se na hamwe umwita ngo ni umupagani? Ntabwo nabimwita, ahubwo namwereka ko ijambo, wenda ntabwo urugero nk'abantu bavuga, nk'umuntu akakubwira ati unciriye imanza, ati ngewe ntabwo nca imanza, ati mwebwe cyangwa muca imanza. Icyo gihe icyo umuhanuzi atubwira, hari ubwo avuga ati ntabwo ari njye uruguciriye, ni ijambo riri guciriye. Namwereka ahubwo icyo ijambo rivuga wenda ku byo akora, ariko ndiho mwereka n'inzira yo kubisohokamo. Ntabwo rero byaba binturutseho, ahubwo namwereka ni ukoza atya, umeze atya, ijambo rimuvugaho iki. Yego. Niyo mwaba mutizera kimwe, atemera ibyo udefanda, wowe urugero watubwiye ko wizera umuhanuzi William Branham, n'umuntu utabyizera agakora ibintu uwo muhanuzi yanze, wamubwira akakuburanya, ntabwo aba akiri umupagani? Cyangwa se ntabwo aba ari umupagani? Oya, ntabwo ari umupagani, kuko nk'uko nabivuze, ubukristo ni processus. Hari ubwo abataragera kuri urwo rwego. Turi kuvuga ku muntu mutizeye kimwe, ntabwo ari umuntu mwizera mwese umuhanuzi. Uwo uramwizera, uwe namwizera, arakora ikintu umuhanuzi yanze. None se muri iyo situation ntabwo wamwita ngo ni umupagani?
nshobora kunganira Nta kibazo. nshobora kunganira mwene data ku kintu yavugaga. Ndatanga urugero rw'umuhanuzi, ntabwo nibuka neza ariko ninza kubibona wenda nzabikubwira. Hari ahantu umuhanuzi yagiye kubwiriza mu Budage, amaze kubwiriza batashye bajya ahantu muri restaurant, buri muntu wese afata icupa ry'inzoga. Bari bigeze kuri Branham, baramubaza bati wowe urafata iki? Arababwira ati jyewe ndafata amazi cyangwa ndafata fanta. Ati ye, umuntu w'umugabo anywa fanta kandi ni abakristo yaravuye kubwiriza. Mwene data Branham aravuga mu Gifaransa ngo je n'ai pas voulu blesser leurs sentiments. Je leur ai dit je crois qu'un chrétien ne boit pas. Frère Joel urabamusemurira. yego mwene data Branham yahise abwira abo bagabo ati cyangwa se yahise avuga ati ntabwo nashatse gukomeretsa amarangamutima yabo, ahubwo nababwiye noroheje ko nizera ko umukristo adakwiriye kunywa. Ubwo rero niba twizera umuhanuzi tugomba kugenda mu ntambwe ze uko yagenze. Ntabwo twebwe dushobora kwiha ubwo burenganzira bwo kwita umuntu ngo mve imbere wa mupagani. Ndumva ari uko nagisubiza. Icyo kirabaye. So kandi sinzi nimba ari icyo ufite icyo kuvuga cyangwa se wowe hari ukundi ubibona. Hari igihe umuntu aba umupagani? njye nemera ko hari igihe umuntu aba umupagani. Gute? Kubera ko urabizi iyo turi abakristo dukunda kuvuga ngo nkiri umupagani. Nuko uba ubizi neza nyine ko wari utarizera kristo, niyo wenda atari message wavuga, kuko abantu benshi baza muri message baba bavuye mu yandi ma eglise, ashobora kuba bavuye muri catholique, ashobora kuba bavuye muri ADPR, ashobora kuba bavuye muri Adventiste cyangwa mu Témoins de Jéhovah. Aho ntabwo yari umupagani. Ariko mbere akiri umupagani, njye rero akiri umupagani nuvuga ngo ntago wasengaga, ntago wari umumizirma, ntago wari umukatolike, nyine nta eglise nimwe wasengaga mo, nta nubwo wari uzi Kristo, nta nubwo byari bikwenteresheje. Rero icyo gihe mba numva wari ukiri umupagani. Gusa sinaza ngo nkwite ngura umupagani, ariko muri wowe ubizi kuri umupagani. Umwita ngo iki? Ni gute umwita iyo urimo urashaka kumuvuga? Sinjya mwita, ntago nibaza ko ntago ndabona okazi yo kuza ngo mbwire ngo umuntu we ngura umupagani. Kuri kiriya Karine avuga nigeze kugikomozaho tugitangira. Yego. Ushobora kubona ko umuntu ari umusinzi agenda adandabira, ariko wibeshye umwita umusinzi. Yego. Muramerana nabi. None nk'ibyo Karine avuze, niba umuntu amaze kwizera noneho nibwo ashobora kuvuga ati kera nkiri umupagani, ariko wowe ntiwamubwira ngo wowe uri umupagani. Natwe ubwacu aho turi ahangaha turavuga, iyo dutanga inkuru ko twari turiho dutanga ubuhamya, turavuga tuti kera tukiri abapagani. Ariko igihe ukiri muri iyo situation, yego, kirazira ngo umuntu abikubwire. Mu ijambo ry'Imana ndetse ngo ndakeka muri Yohana 8:32 ngo muzamenye ukuri kandi kubabature. Iteka ukuri ntago aba ari ikintu kishimisha umuntu. Hari ukuri gushobora kubabaza umuntu, ariko uko kuri uko kwaba kumeze kose kurabatura. Frère Joel, ese umuntu ubayeho mu buzima butari bwiza, ese kumwita ngo ni umupagani, kumukebura ukamwita wandi izina ribi, ntabwo byatuma abatuka? Urakoze Frère Levi. Ntekereza ko uwo murongo wo gukebura hari uburyo ugomba gukorwamo. Tugirwamo ijambo tugirwamo inama n'ijambo cyangwa n'umuhanuzi. Mbere na mbere ugomba kujyana urukundo. Ugomba kujyana urukundo, ukereka uwo muntu koko hari ubuzima burenze ubwarimu. Nicyo n'umuhanuzi atubwira ko kenshi na kenshi igifasha atari ukumubwiriza, ahubwo ari ukumuberaho iryo jambo, ukamwereka ko hari ibirenze ibyarimo, nkuko mu Cyongereza babivuga ko there is better than that. Ubwo rero ntabwo wajyana iyo nyito, nubwo waba ubibona nkuko Papa Faustin yabivuze, ariko ugomba kujya ugenda ucishije bugufi, ukamwereka ko hari Kristo umukunda.
ubushize mu kiganiro twagiranye na bene data ubushize hari ikintu papa Faustin avuze ngira ngo noneho dukomozeho wenda kiraza kuduha balance. Aravuze ngo ubwo umuhanuzi yari ari mu Budage yagiye muri sinzi nimba yari mu muri restaurant, noneho arangije abantu bakora commande, we akora commande y'amazi, abandi bakora commande y'inzoga. Hari ahantu Paulo avuga ngo mu Bayahudi nabaye nk'umuyahudi kugira ngo mbazane kuri Kristo. Mu Bagereki mbega yagiye yisanisha nabo kugira ngo abazane kuri Kristo. Ese ndibaza nicyo kibazo ubushize twibajije ariko ntitwabyemeranyijeho, ntago babyemeranyijeho. Ngira ngo namwe nyibabaze, uyu munsi umukristo kugira ngo aganye umuntu amwerera imbuto yemerewe kujya ahantu ariho hose kugira ngo amuganye? Nimba urugero ari nko muri kabare afite nk'inshuti kugira ngo aberere imbuto, yemerewe kuhajya kugira ngo abaganye? Oya. Ibyo ahubwo yibeshye akajyayo, ndumva nawe yaza no kugwa mu mutego. Kandi Paul yarisanishe n'Abayahudi kugira ngo bazane kuri Kristo. Ntabwo Paul ntabwo atubwira neza uko byagenze. Ntabwo atubwira niba barahuriye mu kabari cyangwa barahuriye mu muhanda. Aho ngaho two gushaka kubyita inyito itariyo. Paul avuga ko yageze mu Baroma, abo mu Roma, yageze mu Bagereki, abo mu Gereki, yageze mu bapagani, ageze mu bapagani nawe mu pagani. Ariko aho yagiye kubera umupagani ntabwo yasobanura neza. Niyo mpamvu nshaka kukubwira urugero rufatika. Branham yagiye ahantu, hano twe tuvuga Branham cyane kuko niwe twizera kandi niwe rumuri rwacu muri iki gisekuruza. Branham aravuga ngo hari ahantu yageze asanga umuntu ukarishye umeze nabi, amubwira nabi, amucya, mbese adashaka no kumwumva. Branham aravuga ati umuntu umubonye ati nari mvuye guhiga, ati dutangira kuganira. Mu kuganira kwa Branham yatangiye ikiganiro amwereka, reba ibiti, reba imigezi, reba n'ibindi byose. Ati tugera ahantu naje kumwerekana ariko si biriya byose byaba byararemwe nande. Yari strategy cyangwa uburyo bwo kuzana umuntu. Rero ntabwo mwajya mu kabari ko ariho ujya kumubwirira ngo simbizi, sinzi ukuntu nabisobanura, ariko mu kabari hari yandi ma esprit ashobora gutuma ushobora nawe no kuva mu mwuka ndetse utanabwiriza kubera n'urusaku n'ibindi byose. Ntabwo babwiririza mu kabari. Oya. Ko ndibuka neza mwene data umwe yigeze kugwa i Bukavu, aragenda agera mu kabari, arababwira ati ariko sha nubwo dusangira inzoga ariko genda umukristo mwese mwaraguye murabapagani masha. Ndakubwira yavuye bamukuye amenyo. Ntabwo ariho hantu kubwiriza. Urarese sinzi nimba mwarangije. Ntabwo ndarangiza, ndashaka kubwira yuko mwene data Branham avuga ko uburyo bwo kugarura umuntu ubwo ari bwo bwose wiga d'abord ikirere, atmosphere, ukiga n'uwo muntu naho muhuriye nuko mugomba kuganira. Niba rero wowe akazi kawe ari kuzajya mu kabari, ndumva resultat zawe zizaba negative. Nimba Branham nimwe mwaduhaye urwo rugero, ashobora kwicara n'abantu bagatumiza inzoga, bagatumiza amazi, ariko akababwira ngo sinemera ko umukristo akora bino bintu, ni gute uyu munsi nashobora kujya mu kabari ariko nkababwiza ukuri? We ntabwo yagiye mu kabari yitumye kujya kubwirizayo. Bagiye kumwakira nk'abantu amaze kubwiriza. Sinzi niba wabyumvise neza. Nabyumvise. Amaze kubabwiriza bagiye kumwakira. Kandi Branham nta na rimwe yigeze ajya mu kabari. Naho yabwirizaga hose yagiraga yabona ibyapa by'akabari, ari ahantu bakodesheje ntabwo yabwirizaga. Bivuga ngo wa muntu cyangwa ba bantu bamujyanye muri restaurant, bageze muri restaurant bakomanda inzoga, ariko ntabwo yagiye mu kabari ngo bajye kunywa inzoga. Rero ntabwo ari ahantu heza ho kubwiririza mu kabari. Nubwo tutarebeye kuri intention umuntu afite mu mutima we, hari ahantu umukristo atemerewe kujya icyo yaba agiye kuhakora cyose. Amen. Niko kuri niko twavuga. Amen. Amen. Kuko
nimba uyu munsi twebwe ryo ndatanga nk'urugero kuri jye nigeze kujyana icyangugu tujyana na mugenzi wanjye mu kabari umunsi wa mbere wagiye mu kabari na tujya mu kabari nawe ujya tuyaranjyanye turicara agiye kungurira fanta bwa mbere ndayinywa umunsi wa kabiri turongera duhurirayo kuwa gatatu duhuye ikintu kirambwira mu mutima ngo ibyo ari byo byose hari aho umuhanuzi avuga mu butumwa yerekana yuko hari filime zifatwa umuntu ubuzima bwe ngo iyo avutse ako kanya Imana ishyiramo bande ya bande igafata ibyo ukora byose umunsi w'urubanza ya bande iraza ndavuga ariko se ibande zafata ejo nari hano ibande irafashe umunsi ndaha ibande irafashe ubwo nsina namusezeye naratashye bikubwira yuko atmosfere cyangwa ikirere cyangwa se ahantu hari hose waba uri haba hari ikirere cyaho rero sinibaza wowe niba ugiye kuba umubwiriza kabuhariwe wowe ukajya ujya mu kabari ndumva bitazakugwa neza. Sœur Karine ufite inshuti ibyo ari byo byose urakora muri sosiyete ubayemo ntabwo ufite inshuti z'abakristo gusa hari n'inshuti ufite zitari z'abakristo ese bazi uko wizera wenda mujya mubyayo n'impaka niba bakubwira hari ahantu uzanga kujya kuko bagutumiye kandi uhagiye peut-être ushobora kubaganya nza ko kubaza ikibazo papa poste tweretse position ye wowe urabivugaho cyangwa ngiye ikintu bivugaho nuko ahantu henshi ubu ngubu umuntu asohokera niyo hataba hitwa kabari haba hari inzoga hari n'igihe ataba ari mu kabari mukajya ku muntu bakazizana akabari ugasanga ni wowe wenyine unyweye fanta niyo mpamvu rero iyo bavuze ngo tujye ahantu njye njyana nabo akenshi ntabwo biba byitwa kabari komuteri ariko banywa inzoga kuko nibyo bintu banywa hari n'igihe baza kugusura bakakubwira ngo ubusura duha amazi ukabagurira inzoga we ntabwo uzibagurira urababwira hano ni mu rugo rero ntabwo twemera turabakristo nyine babura ikintu banywa urababwira ati ngo ntacyo duha amazi nyine twarakumenyereye ariko urumva ntabwo mwaba mugiye kujya ahantu wenda nawe urabizi ahantu henshi ubu ngubu usigaye uhajya ugasanga hari inzoga bakazinywa ariko mugumana nabo ni ukuvuga ngo nawe hari ahantu udashobora kujya kuko niba ufite intention nziza umunsi hari ahantu udashobora kujya kuko bikandagira ijambo kandi uhagiye wahazana abantu kuri Kristo wabwiza ukuri njye ntabwo birambo ntabwo nari nanga kujyana n'ahantu n'inshuti ngo nuko keretse bambwiye ko bafite intention zo kujya kunywa inzoga gusa baza ko aribwo ntajyana nabo ariko bambwiye ngo tujye ahantu tuganire turajyana wenda bakanywa izo nzoga zabo nanjye nkanywa jus yanjye cyangwa fanta ukanababwira ibyo wemera iyo bazanye iyo sije ndabibabwira iyo twaganira ibindi bintu turabiganira bisanzwe byo mu buzima busanzwe ariko tutarava aho hantu ndashaka icyo ngo mbwire Karine gatoya mwibutse umushiki wacu witwa Nelly niba uzi amakuru ya Nelly urayazi mushiki wacu Nelly yari umuntu uzi kubyina cyane mu tubari yari inararibonye aza kwizera ubutumwa bwa Branham ava muri ubwo buzima umunsi umwe arimo atambuka yumva umuziki awumvise aravuga ati ariko bari abantu bari hariya nshobora kubafasha niko umuhanuzi abivuga text werema yagiye afite intention yo gufasha nziza rwose yo gufasha mu kabari ababyinnyi agiye kubafasha kuko yari umuhanga kera kubyina umuhanuzi aravuga ngo yagiye yibona mu maboko y'umusore babyiniye byacitse ariko kuko yari afite imbuto y'Imana Nelly yageze akantu karamukoma mana yanjye yahise yirukanka ajya kwa mwene data Branham inkuru sinyikomeza cyane byabereyeyo ariko yagiye afite intention nziza cyane ariko yaje kugwa mu mutego kubera ikirere kiraho ngaho ntabwo Karine nshobora kwemera ngo nawe cyane ko wajya mu kabari wowe ukajya kubabwirizayo ntabwo
waba wibeshye ntabwo ari byo ntabwo navuze ko njya mu Ariko kabari bakujyanayo ngiye ukagenda. kubabwiriza ariko bashobora kukujyanayo mukagenda navuze wenda tuvuge nko muri famiye Papa Faustin urakoze cyane kubw'iyo nkuru ntabwo mwizera kimwe n'abafamiliye n'abafamile bawe noneho bakavuga tujye ahantu urahaza ahantu henshi hano muri Kigali wenda tujye Kamile cyangwa ahandi hantu murajyana ariko bo bakanywa ibintu bisembuye wowe ukanywa ibyo usanzwe unywa kandi icyo gihe baba bahahinduye akabari ariko wowe unywa ibyawe ariko ntabwo ngenda ngiye kubabwiriza tugenda tugiye gusa bisanzwe Frere Joel ya nshuti yawe mujya mudebata mujya muganira kuri foi ufite akakubwira ibyo yizera nawe ukamubwira ibyo wizera arakubwira Frere Joel noneho ndagira ngo bino bintu mbyumve neza waje tugasohoka tukajya aho hantu Papa Faustin yaduhaye example ya Nelly wowe ubyifata mute sinzi nimba byari byakuba urakoze Frere Levi umukristo agereranwa n'inuma niko ijambo ry'Imana ritwigisha kandi iyo uri umukristo iyo umaze kwemera Kristo nk'uko Papa Faustin yabivuze hari ahantu hari ikirere udakorana nacyo hari ahantu ujya ukumva uri mal à l'aise cyangwa se hari imyanya itakiri yawe wenda wayijyagamo mbere ahubwo nisanze aho hantu antumiriye habi nkumva ndi à l'aise numva naba mfite ikibazo kuko ndi inuma niba ndi umukristo hari ibiryo ntakirya hari ikirere urumva niba ari akabari ntabwo ari inzoga gusa hari ibindi bizana nazo ni ukuvuga ngo rero yakabaye ahubwo azi igihagararo cyanjye niba koko nshikamye ko ntashobora kujya ahantu nk'aho kubera ko umuhanuzi atubwira ko icyiza buri gihe gitsinda ikibi ubwo rero ntabwo nakwemera ubwo butumire ahubwo ngewe muri rwa rugendo rwo kumuganya cyangwa se kumugarura ni ngewe ahubwo tutaragera aho ngaho icyo kibazo kigiye gukurikira tutarahagera tuvuga ngo iyo baguhaye ubutumire ubanza kubaza neza aho ugiye yego ugomba hari aho bakubwira ngo turajya aha ngaho ukavuga ngo aho ntabwo nahajya oya nk'umukristo ugomba kuba uzi ikikujyanye umukristo azi ibyo akora niko umuhanuzi atubwira nicyo wabwira uwo mwene data ubona ko nta kibazo yajya aho hantu hose ariko akaguma position mushiki wacu wambwiye ngo akenera kuhajya kugira ngo amenye position afite iyo ahagiye nibwo amenya kwa kundi ngo iyo umuyaga uje nibwo umenya uko uhagaze ngo we arahajya kugira ngo amenye position wowe icyo kintu urakivuga iki icyo namubwira kiri mu Bakorino ba mbere uraduha reference ya Abakorino ba kabiri igice cya 6 kuva ku murongo wa 14 niho Pawulo atubwira ko tutagomba kwifatanya n'abatizera ubyumvishe muri sansi imwe ushobora kumva ko tutemerewe kubegera ariko icyo nizera ko yaravuze aha ntabwo tugomba gufatanya n'abicyaha ni ukuvuga ngo niba nifatanyije nawe hagomba kuba ari ahantu h'ikirere cyiza icyo nabwira uwo mwene data ntabwo agomba kwisanisha n'ibyo uwo munyabyaha arimo iyo vanaga yakeneye kugira ngo amenye position iyo uwo muyaga ntago agukeneye kugira ngo amenye uko ahagaze wansobanurira wenda umuyaga yarambwiye ngo iyo umuntu adahuye n'umuyaga urugero mu ishyamba umuyaga iyo uhushye umuyaga ukomeye nka umuyaga ukomeye iyo uhushye nibwo umenya ko igiti kiri arasine noneho we iyo ajya aho hantu navuga ko hadahuje n'ahahura niho amenya position afite ngo akenera kuhajya kugira ngo amenye positionnement ye aramutse agumye gusa mu rusengero hamwe n'abafrere niyo amenya imbaraga afite ariko iyo agiye ahantu nk'aho ngaho niho amenya position ye icyo namubwira ni uko uwo ni umurimo w'umwuka wera Imana itubwira ko umwana wese uhamagawe Imana iramugerageza kandi iryo gerageza ni ukugira ngo umukristo amenye aho ahagaze ntabwo rero namubwira kujya kubyutsa intare iryamye kubera ko hari ubwo tuvuga ngo satani yangerageje ari we wamwishoyeho ni ukuvuga ngo kuganya umuntu wibuke ko uba uri muri ka cyangwa se ahantu runaka ntabwo ujya kuganya umuntu muri ka y'umwanzi kuko niba uri muri teritwari ya satani ushobora kuhagwa nk'uko Papa Faustin yabivuze ni ukuvuga ngo rero kumenya position yawe wowe icyo Imana igusaba ni ugukomeza urugendo Imana izi buryo kizakwereka niba koko kwizera kwawe gushikamye kandi ikagushyiraho ikimenyetso cy'umwuka wera urakoze sinzi nimba aricyo Papa Faustin yakunganira ngewe nkunda
nkunda umuhanuzi cyane n'imvugo zanjye nyinshi nshaka kujya nkora reference ku muhanuzi. Umuhanuzi atugereranya umuntu waje iwe aje ngira ngo uko ari gusiga amarangi, aza afite ibintu mu matwi yumva indirimbo, aramuhamagara, yewe shangwe none urumva ibiki? Ati ndumva indirimbo. Aramubwira ati zana numve. Baranama aramubwira ati rero niba ushaka gukora hano iwanjye reka izi ndirimbo zawe. Undi ati ahubwo akazi kawe nakareka, icyo kirakangakika, ariko indirimbo zanjye sinazireka. Baramubwira ati tayi. Angaha icyo nshaka kubereka ni ukubereka igihagararo nyacyo umukristo agomba kugira. Umukristo ntiyishora cyangwa ngo akore ibintu ashaka gushimisha umuntu kandi azi neza ko ari bibi. Tugomba kumenya igihagararo cyacu. Turi abakristo bizera ubutumwa, batanywa inzoga, badatanga inzoga. Hano mbere yuko tuva kuri iyo sujet ari verse ngira ngo mumfashe kuyisobanukirwa, wenda muraza kuma usobanuro bwimbitse ngende kuri iyi verse. Ndababaza ibibazo bibiri muraza kunsubiza mbere yuko wenda dusoza ikiganiro cyacu. Hano muri Matayo 11 umurongo wa 19 baravuga ngo le fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie, mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Nyarwanda ngo yaraje aranywa ngo ni inshuti y'aba publicain barakoresha bikoro, ni inshuti y'abantu bafite ubuzima bubi. Uyu munsi kimwe mu bintu Yesu yashinjwaga nuko mbega yabaga ari kumwe n'abo bantu, washobora kubona ahagararanye na maraya, washobora kubona donc yitabiriye ubutumire bwa Simoni. Abo bantu bari babayeho mu buzima bubi, abo bantu bari bameze nabi. Yesu yashoboraga kwitabira ubutumire bwabo, kandi uko yitabiraga ubutumire bwabo hari ukuntu wasangaga hari icyakozwe. Ese uyu munsi umukristo tugendeye kuri iyi écriture ntacyo twabikoraho, cyangwa se twebwe ntabwo twakwitabira ubwo butumire kugira ngo tubazane n'ubundi? Tubona kuri Papa Faustin. Niba nabyumvise neza, Yesu yabanaga n'abo bantu, ariko se hehe? Kuko ahangaha ntabwo batubwira aho babanaga, ni hehe? Twatangiye tuvuga hari ahantu, tugire precision ahantu. Ese ni mu nzira? Ese ni mu kibuga cy'umupira? Ese ni muri restaurant? Ese ni hehe Yesu yabanaga n'abo bantu? Ashobora kuba yarabanaga n'abo bantu nk'uko natwe tubana nabo. Turabafite abavandimwe batizera, banywa inzoga. Ntabwo jyewe nzajya kwa murumuna wanjye ngiye kumusura yinywera inzoga ntireke inzoga yawe, oya. Ariko azi igihagararo cyanjye, azi ko jyewe ntanywa inzoga, azi ko n'iwanjye batanywa inzoga, arabizi. Kandi namweretse kenshi, n'ubu ndacyamwereka ko inzoga atari ikintu cyiza. Arabizi. Niyo afashe disikuru abwira abantu avuga ati uyu mukuru wanjye ibinkora ntabwo abikunda, akabibwira abandi. Ntabwo abikunda, aracyabigumamo, ariko azi ko ntabikunda. Rero aho ngaho duhuye nagiye kumusura kuko mfite inshingano yo kumusura, ariko nanone ntabwo aho tuzajya guhurira ari mu kabari, ejo nanone duhurira na mu kabari. Yesu nawe ndumva neza, niba nsobanukiwe neza ibyo avuga ahangaha, aravuga nk'uko kwanjye nanjye mpura n'umuntu mu nzira. Nibaza hari abagiye bamutumira, ariko ntabwo bamutumiye mu tubari, bagiye bamutumira mu mago yabo dutandukanye, ahantu abantu bahurira no mu ngo z'abantu. So ikibi si ukuba uri kumwe nawe, ikibi ni aho hantu muhurira cyane. kuba uri kumwe nawe nta kibazo. Kuba ari kumwe nawe tugomba guhura n'abavandimwe bacu, inshuti zacu tuzahura nabo, nk'uko Karine yabivuze, bazahura.
ntabwo wakwica ku bavandimwe kandi ahubwo ukwiye no kubafasha, ukwiye no kuba intangarugero. Hari ahantu Bibiri itwereka ko tutagomba kuba abanyamahane. Abanyamahane ni ukuvuga wowe ari nka mwene data nzi ejo bundi twari tuganira ni Gisenyi, umuntu araza ati uyu muyisilamu rero ni indaya pe, mureba ijisho nshaka kumwereka ko atari byiza, ati ni indaya yacyura abagore bagera nko ku 8 ku munsi, ibintu nk'ibyo. Amaze kugenda namubwira uriya ntacyo wamufasha, ahubwo niba wabimubwira hari uburyo wabimubwiramo. Buriya yakwanze kandi kuko nganiye n'umuntu anyereka ko amwanga cyane kuko atamufashije. Sir Karine, turimo turasoza ikiganiro cyacu. Kimwe mu bintu bakunze gushinja abantu bizeye ubutumwa bwa Branham nuko ngo biheza, nuko ngo ari abaheza nguni, nuko bacira umuntu urubanza, nuko batuma umuntu aba inconfortable yagiye kuba iyo agiye nk'ushaka kubagana, donc baramwirukana bitewe na response baba bafite. Uyu munsi dushaka kwikururira abantu batutizera kugira ngo baze bizere ibyo wowe wizera, ko nizera ko impamvu byizera ari uko ari ukuri. N'icyo wakora kugira ngo abo bantu, ikibazo cya mbere icyo wakora kugira ngo abo bantu n'ubundi baze bakwisangamo, ndetse n'icyo banabwira n'abo bantu bacira abandi urubanza bagatuma baba inconfortable cyane. Nk'uko nabibabwiye, mbana n'abantu benshi muri sosiyete zitandukanye. Njyewe ikintu nkora kugira ngo wenda mbe influence ku butumwa nizera, ntabwo mbabwira nabi cyangwa ngo mbabwire, baba babibona n'ubundi. Abantu benshi, umuntu wese ukora ikintu kibi ababibona, ariko nk'abantu tutizera kimwe aba abakristo ndi kuvuga, sindi kuvuga abakiri kwa kundi ndi kubwira umupagani ababizi deja ko ari umupagani, none umukristo none kugira ngo twizere kimwe nawe. Byonyine ikintu cyiza message yakoze ku bakobwa, umuntu iyo akubonye inshuro nk'eshatu araza akakubaza, ariko ntabwo ujye wambara ipantaro, ariko kuki ufite imisatsi imeze gutya, mbese apparence yawe iramutangaza. Icyo rero kitakigufasha kumubwira ibyo wizera. Ni ukuvuga ngo imyitwarire yacu, ubuzima bwacu bwa buri munsi, abantu ntibakababeshye ngo ntabwo apparence igira irakonta cyane kuko iyo ubonye mu mizima mu muhanda uramumenya, uravuga ngo uriya ni umuzima. Rero nanjye bijya bimbaho kenshi, iyo umuntu ambonye nk'inshuro zingahe arambaza, ariko uri umwadeperi, nkavuga ntabwo ndi umwadeperi, none se ko uri umumizirima se tutandirana, nkamubwira, noneho bigatuma mubwira ibyanjye. Gerageza rero gukora ibyiza mbifashijwemo n'Imana. Strategy ukora kugira ngo umuntu akwiyegereze niyo ngiyo, no gukora ibikorwa byiza, ukamwereka urukundo, ukamubwira neza utamuhutaza, akazageraho agahinduka. Iyo ari umuntu mubana buri munsi, ugeraho ukasoma brochure akakubaza n'icyo uri gusoma, niyo utaba wayimuhaye ukayimuha, gutyo ukagenda umubwira Branham, akakubaza Branham ni umuki, ameze gute, akabikubwira. Ubuzima bwawe akenshi nibwo buhindura abantu, ntabwo ibintu umuntu abwira abantu ari byo akenshi babihindura, ubuzima bw'umuntu nibwo babihindura. Nubwo nakubwiye ngo dushobora kujyana n'abashuti banjye ahantu, tuvuge nko kuri Simba wenda bakanywa inzoga, ntabwo kitwa akabari, kitwa wenda nka restaurant, ariko bakazinywa inzoga, ariko baba bazi neza ko wowe utari buze kuyinywa, baba bazi position yawe, ntabwo bahutaza. Niyo basinze ushobora kubafata ukabagaidinga, ariko baranabigukundira, bakanabikubahira, bakanabigushimira. Niyo nzira nziza mbona ubuzima bwiza, kuberera imbuto, bakakureberaho urugero. Nicyo wabwira noneho abo bandi babacira urubanza, umuntu ushaka kuza kwa Karine ko yabonye Karine yamwereye imbuto, ariko undi arimo aramubloka, arimo aramwita umupagani, nicyo wabwira uwo muntu? Namubwira ngo ibyo bintu abireke, kuko nawe ubwe hari ahantu ataragera. Nubwo nanjye ndi umukristo, urumva ntago experience yanjye ari imwe n'iya Papa Faustin, hari ibintu bimwe ntarageraho. N'abakristo bandi dusengana hari ibintu byinshi batarageraho, n'abo ngabo bakiri aho ngaho hari ibintu batarageraho. Buri muntu wese rero hari intege nke bafite, ntago mba numva atari byiza ko umuntu wamubwira ngo wowe ukora ibingibi, wabimwereka
surtout nk'umuntu wabaye inshuti yawe cyane wowe wamucyaha muri iyo direction ukamubwira ati ariko urabona ko hano wakoze nabi yego wabireka ariko abandi ukamugenda gake gake urakoze cyane sur kandi Urakoze nawe. Frère Joel umuntu ikibazo wacyumvishe hari niyo strategy wo koresha ni nihe nama watugira kuri ba bandi wenda bagifite wa mwuka wo gucira abantu urubanza badatuma abantu babisanzuraho niyo strategy ukora kugira ngo umuntu mutizera kimwe akwisanzureho ndetse ushobore kubanamuganya no kuri Kristo? Ndumva ikibazo cyoroshye. Icyo numva cyane cyane kuri abo bantu wenda baheza inguni cyangwa se ndabanza ntinyura abantu badukurikiye bikuremo icyo kintu cy'uko abantu bo muri message ari abaheza nguni cyangwa se bacira abandi manza cyangwa se badashaka ko abandi babisanzuraho kubera ko ibyo bihabanyije n'ubukristo. Nkaba rero nabwira ababikora ko utaba ufite Kristo ngo umere utyo ntumere nkawe kubera ko suko yari ameze n'uwo dukurikiye message dukurikiye umuhanuzi suko yabagaho. Icyo rero navuga nuko niba uzi ko hari icyo ufite cyafasha undi nk'uko nabivuze mbere umuntu atanga icyo afite. Niba utari umunyu ubwo ni ukuvuga ko utazatera abandi inyota. Niba utari umucyo ubwo ni ukuvuga ko utazamurikira abandi. Twebwe rero tubanze twigenzura ubwacu tube rassuré tube convaincu concerné ibintu tubigemo neza tuba abakristo twuzura umwuka wera ibindi biri automatique. Umuhanuzi atubwira ko urwo rukundo tubagaragariza ntabwo tubyihata. Tukwiriye rero nk'abakristo gutera ikirenge mu cya Kristo kandi n'abakozi b'Imana cyane cyane umuhanuzi Imana yatwoherereje niwe modele kuko nawe yakurikiraga Kristo tukuzura umwuka wera koko tukabyarwa ubwa kabiri by'ukuri. Izo mbuto rero ntabwo tuzihata. Rwa rukundo n'ubundi nzereka utarayimenya ntabwo nzarwihata. Nzaba n'ubundi wa munyu w'isi. Ubuzima nzabaho nk'uko Karine yabivuze kenshi na kenshi nk'uko nabivuze ntangira nta nubwo nkeneye no kumubwira byinshi. Ubuzima gusa mbayeho nuko ikibazo mbona nuko kenshi tubona ubu abakristo bari mediocre mu mbabarira iryo jambo cyangwa se batexcella muri domaine barimo. Urumva ko ikibazo kiri kuri twebwe. Niba tugiheza inguni ni ukuvuga ko hari urwego tutarageraho. Normal mu mukristo akwiriye ku excella ahantu ari hose. Wenda ndatanga urugero rworoshye niba ku kazi uhagera utinze wa undi uzajya kumubwira Kristo gute abona n'ubundi valeur cyangwa indangagaciro zoroheje abona munameze kimwe. Yego ni ukuvuga ngo rero niba ndi umunyu w'isi agomba kubona ko yego ndi muri ibi byaha ariko mwene data Joel cyangwa Sœur Karine ari hejuru ari kure ari kure nubwo mvuga ngo ibintu yizeye uwo muhanuzi ambwira n'icyo ariko ntaho namutunga urutoki. Niko rero numva tugomba kubagarurisha ubwo buzima bwejejwe n'urwo rukundo. Murakoze. Urakoze Frère Joel. Ni iyihe nama wabwira abo ngabo bagicira abantu urubanza badatuma abantu bisanzura muri message? Abo bantu batuma n'ubundi abantu bavuga ngo n'ubundi message bameze gutyo nyine n'abafite médisance baranegura ntibatuma umuntu yisanzura. N'icyo wababwira muri iyo occasion ufite kuri Shamgar TV? Icyo nababwira ni uko twakomeza kunywa amazi y'ijambo kuko muhanuza tugira iyo nama ko bibaho. Ntabwo nabajija ntabwo nabablama. Hari ubwo ubukizera ukumva ko abandi mutabona ibintu kimwe. Hari icyo bita zele uri zele ugitangiye wenda ibintu ukumva ko undi mutabona ibintu kimwe mutakabaye munavugana. Ariko uko ukura mu mwuka muhanuza tubwira ko ijambo tugomba kuriherekeresha umwuka tugomba kuriherekeresha isengesho kandi tukareka amazi y'umwuka wera akarigwaho kugira ngo tworohere. Icyo nababwira rero ni ugukomeza kunywa amazi kugira ngo borohere. Iyo worohereye rero ntabwo uhutaza. Ubwo rero ababwira ko mu gusoma ijambo ry'Imana mu kumva inyigisho z'umuhanuzi nshishikariza abataramumenya nabo ni occasion tubonye yo kureba no mu biganiro byahise cyangwa se bakabaza ibibazo muri comments kugira ngo tubashe wenda muzadutegura ikindi kiganiro tunavuge byinshi. Urakoze cyane Frère Papa Faustin. Tunasoza ndetse uraza no gusengera
abadukurikiye bose kuri Shamgar TV bitewe navuga na experience uri umupapa umaze igihe kinini mu butumwa probably wanabigiyemo twe tutaranavuka. Nagira ngo uyu munsi tubwire se niye strategy wakoresheje kugira ngo ugire abantu uzana kuri Kristo, ndetse n'icyo wabwira n'aba bandi bagica imanza bagituma abantu batisanzura muri message bakavuga ngo biriya nyine ni iby'abarokore ni zangiro zinzaduka nta kintu kizima kiri hari. Okay, urakoze cyane. Ndatangira mbabwira yuko ngewe nezerwa iyo mbonye hano muri Bethesda yacu, nk'uko nkunda kubivuga, urugendo turimo ni Exode. Muri Exode rero Abayisirayeli bajya bavuye mu Giputa, bataye umuhanuzi akunda kuvuga ngo zahaye cyangwa se tungurusumu, akunda kuzivugaho cyane. Bageze mu butayu bagiye bibuka tungurusumu mu Giputa. Buri gihe icyo babonye cyose bakagikompara n'ibyo muri Egiputa. Amahirwe ngira nuko urusengero rwacu cyangwa Bethesda nshobora kuvuga ngo 90% cyangwa 99% ni abana bavukiye mu butayu. Mu butayu mvuga ni muri rwa rugendo, ntabwo bigeze basogongera. Abana bacu ntibigeze basogongera tungurusumu zo muri Egiputa. Rero kuba batarariye kuri tungurusumu zo mu Egiputa biradufasha cyane, kuko nibo bageze mu gihugu cy'isezerano. Abandi bose bari barariye tungurusumu, ndababwira ko bose bashire mu butayu. Ibyabishe cyangwa ibyabamaze murabizi mu kutumvira. Iyo mbonye ngewe nganira namwe abana bavutse ndeba batigeze barya kuri tungurusumu twe twariye, giye biranshimisha cyane. Ariko noneho nkaba nabakemura ku kintu kimwe Karina yakomojeho cyane, ndetse na mwene data yagikomoje. Murashaka noneho bamwe ndeba mbona bashaka gusubira, bo bagashaka aho kurya tungurusumu bakarya n'ibintu byose byo mu Giputa, bo ntibanatoranye. Kandi mu by'ukuri nari mfite icyizere 100% ko aba bantu bavukiye mu butayu tubafitemo umusaruro mwiza. Muri cyaye muri ntataye sije twarimo, umukristo si umunyamahane. Si umunyamahane. Amahane n'ay'abagome n'ay'abarwanyi n'abaki, ntabwo twebwe turi muri ubwo rwego. Ni ukuvuga ko abantu bose tuzana tubazanisha neza, kugwa neza, imibereho n'ibindi byose bijyanye n'umukristo, izo mbuto kazikubona. Izo cyane cyane umuhanuzi aratubwira ngo tuvuge bikeya dukore byinshi. Ni wiharira kuvuga byinshi uzaba nka wa wundi bagiye mu kabari bagukura amenyo. Nyamara wagakwiye kuvugisha ibikorwa. Dukoresha strategy ya mbere y'ubukristo ikurura abandi. Nanjye yankuruye, si umuntu wambwirije, nta kintu yambwirije. Ndangiza cyangwa dusoza ko tugeze ku umuhanuzi atubwira umuntu babajije batari ko se ujya kuza ahangaha ninde wakubwirije, ni uwuhe murongo bagusomeye, ni iyihe broshire bagusomeye, ni iyihe ndirimbo bagusomeye, ni irihe sengesho bakuvugiye. Aravuga ati ntacyo, ahubwo uyu mugabo dukorana naramwitegereje, turabana igihe kirekire, ndamucokoza, mubwira nabi, mugirira ibintu, ariko naje gusanga kugira ngo ngira amahoro, numve merewe neza, ndi umuntu mwiza, nuko nasanga uyu mugabo hasengera. Ubwo nibwo nicyo kintu cy'ingenzi abantu badutezeho, Imana idushakaho kugira ngo tuzane abantu. Kandi ndarangiza mbabwira ngo inshingano y'umukristo uwo ari we wese si amagambo menshi. Nibura muzi ko umuhanuzi wacu yabwirije isi yose, aravuga ati mu bihumbi bingahe maze kugira by'abantu
nazanye kuri Kristo ariko ndumva ndi coupable, ndumva nshiriye urubanza, kuko hari abantu benshi bagiye kugwa mu byaha. Aravuga ku muntu witwa Stalin. Stalin yari umuntu w'umunyamahane w'umurwanyi mugize nawe, ariko aravuga ati njyewe nkurikije ukuntu nabonye ikuzimu, nsengera na Stalin ngo kuzajya ikuzimu. Nta hantu hadakwiye kugibwa n'ikiremwa muntu. Izo mpuhwe ntazo dufite, turagenda turirimba gusa nazere kuko mwene data bivuze zere ibiki, ariko mu by'ukuri ntabwo turuzi icyo dushaka. Nuko abantu batajya hari ahantu mwene data Branham yabonye ikuzimu ni habi cyane, ngo ntabwo nakwibuza ko ikiremwe cyari cyo cyose cyajyayo. Na Stalin wari umugome, n'undi muntu wari umugome, ntabwo mwene data Branham aramusengera ngo yo kujyayo. Ntabwo iyo ngiyo ari motive, ntabwo ari cyo kintu twese kiduha. Ntabwo icyo kintu Branham avuga, yaba twese abakristo bose bizeye ubu butumwa twakurikiraga iyo nama ya Branham, tukumva dufite impuhwe, tubabariye uriya muntu aho hantu habi, nk'uko wowe wagize imana zo kuhava, wifuza ko buri wese uzi wese atajyayo. Imbaraga zose wakoresha, strategy zose wakoresha, ariko Frère Branham aravuga ngo natanga n'ibyanjye byose, ariko hari ahantu ho kuzagira ikiremwa muntu cyajyayo. Ndumva tugize iyo objectif hamwe no gusenga, twafasha abantu benshi, kandi Imana yanaduha strategy zo kuzana bari abantu. Si twe tubazana, ni Imana ibazana, niyo yonyine ibazana. Twebwe icyo dukora ni ikintu kimwe gusa, ni ukugira impuhwe, tukabana impuhwe nyinshi zo kudashaka ko abantu bajyayo. Nibyo ngibyo ngewe numva navuga. Urakoze cyane, namwe mwese murakoze cyane kuba mwitabiriye iki kiganiro. Imana ibahe umugisha. Nyuma y'ibintu Papa Faustin avuze, ndumva nta kindi twarenzaho usibye isengesho, akadusabira ndetse dukebura n'abantu bose badukurikiye abashobora kuba bagifite iyo ngeso, bagifite umuco. Papa bose yavuze ngo nta mukristo w'umugome ubaho. Nta mukristo, iryo jambo turizirikane, turisubiremo, tujye turyibukiranya, tujye turyibutsa abantu, nta mukristo w'umugome ubaho. Ntabwo ubugome bushobora kuzana umuntu kuri Kristo, ntabwo ubugome bushobora gutuma umuntu ahindura ingeso, ntabwo ubugome bushobora gutuma umuntu ava aho yarari akagira n'ahandi ajya. Twese abakristo aho tuva tukagera, twirinde ubugome. Ndasoza avuga ngo Imana ibahe umugisha. Dutegereje commentaire zanyu, dutegereje ko mutubwira uko mwakurikirana kino kiganiro, ndetse namwe mu izindi strategy zitandukanye zishobora gutuma abo bantu tubazana kuri Kristo. Mwibagirwe kandi subscribe ndetse munasharinga ikiganiro, abantu bakomeze bahabwe umugisha. Papa Faustin aradusabira dusoza ikiganiro cyacu. Mwami wacu n'umukiza wacu Yesu Kristo, Mana igira neza, Mana ikiranuka, Mana isumba byose, turagushimira cyane kubw'uyu mwanya mwiza waduhaye, tukaganira kubyerekeye uburyo abantu muri iki gisekuruza dushobora kubafasha kugira ngo baze mu nzira nziza. Umuhanuzi wacu aratubwira ngo nta wirukana dayimoni ayirukanishije iyindi. Mana turagusaba ngo abatwumva bose, abadukurikira bose, databuja ubagenderere, nk'uko mwene data Branham ko yavuze ko atifuza ko na Stalin wari umugome, na Stalin wari umugizi wa nabi, atifuza ko yajya hariya hantu. Natwe Mana, isengesho ryanjye nuko ikiremwa muntu kitajya hariya hantu. Uduhe databuja ubushishozi, uduhe databuja ikintu gishobora ushyire muri twe ikintu cyose gishobora gufasha abantu kugira ngo bo kuzajya hariya hantu habi. Kuko Mwami,
hariya ahantu umuhanuzi yabonye nta muntu n'umwe wakwifuza kwajyayo. Urakoze kuri iki kiganiro twagize, reka abazacyumva bose kizabafashe, reka databuja ndetse n'abandi bose uzabahe uburyo bwo kutugira inama y'ibintu dushobora gukora kugira ngo tube twafasha abantu kutajya aho hantu. Urakoze kubwo abavandimwe twaganiriye aha ngaha, ubongerere ubumenyi, ubongerere ubwenge, ubongerere databuja ubushishozi, kugira ngo undi munsi nibongera kuganira bazagire nibura umuntu umwe bafasha. Bana natwe rero kandi utugirire neza, tuguhanze amaso kandi turakwiringiye, waravuze uti musabe muzahabwa. Dusabye imigisha ikomoka iwawe mu izina ry'umukiza wacu Yesu Kristo, amen. Shamgar TV.